ariko ngiye nshaka kubabaza ikibazo n'ukuri kandi muntubize muri comment cyane cyane igitsina gore. Ubu ni ngenzi ko umugabo umuntu witwa umugabo nyine umuntu ufite urugo ari umuntu ukora inshingano zo mu rugo asabwa gukora. Igihe cyose umugabo adakora inshingano zo mu rugo aba yitwa iki? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, abagore mupfiki no gukunda abagabo cyane. Niba umugabo nta kintu akumariye mu buzima ari ukugutesha umutwe, upfiki no kugomeza umwihambiraho. Kiri rwose nshaka mutsobanurire n'ukuri mfite amatsiko. Hanyuma n'abantu bari buntuke muntuka ariko mwamaze kunsobanurira nta kibazo. Hi guys, meze mute amakuru yanyu? Ngiye meze neza ndashima Imana. Muze hano. Muze tuganirize. Gato umugabo wanjye akunda ijipo pe. Okay. Akunda ikintu bita igitsina gore. Ni ukuvuga ngo niyo nshobora kuba namutira telefone nkahamagara umugore mugenzi wanjye cyangwa umukobwa, nkaba wenda ko akunda utira umuntu telefone kayijugunyaho, nyuma nza gusanga barateretanye cyangwa bateretana. Niba dukubitanye n'umuntu turi kugenda mu muhanda, umuntu nkamusuhuza ari umugore, asubira inyuma nkajya nkumva ngo baracudikanye. Ati umugabo wanjye afite akazi ka leta. Ati none ikintu gitangaje, ngiye ikintu cyanambabaje kuri uyu mugore, nukuntu umugabo we isi yose muri quartier atuyemo bamubona nk'umuntu mwiza, like nyine babona ari umugabo ngo utabaho. Kuko ngo abagore bagenzi b'uwo mugore baramubwira bati cyakoza waratomboye bro, waratomboye niwe ufite umugore, niwe ufite umugabo. Umugore yatekeza ibintu yirwamo, ibintu araramo, izo stress zose agahinda kakamwica. Ati ngo ni wa muntu udashobora kubwira umuntu ngo ameze atyo kuko ntibishoboka, society muzi neza. Nuko ati umugabo wanjye rero ati ni umuntu ufite akazi ka leta, arahembwa amafaranga pe meza. Ati nyuma abantu babona dukize dufite amafaranga. Atari ku mugabo wanjye simperuka n'igiceri cye kijana, habe na rasiyo. Ati ibyo bintu bimaze imyaka, habe na rasiyo, habe n'umuceri n'ikiro cy'umuceri. Ati kuri ya revo bigeze igihe mbona bagiye kudusohora mu nzu, akaba ari njye wihiringa nkashaka udufaranga twishyura inzu. Kugeza igihe abana nsigangiye gushaka ubuzima, nagaruka nasanga se niba ari no muri off nkasanga nta habe n'umugati. Ati twarabipfuye igihe kinini. Ati biza kurangira nsabye imbabazi, arambwira ngo yari yarabetinze ngo betting imurya amafaranga ariko mubabarire ntibizongera. Ati ibyo ni by'imyaka yashize. Ati none mwabana umwe mungira inama, ndarushye pe. Ati umutima umurambwira ati sohoka mu rugo ugende ujyana abana, nubundi wishyura inzu, nubundi urihahira, buri kimwe urakikorera. Ati ariko natekereza ukuntu society izamfata ko ukuntu baza umugabo wanjye nkumva biteye ubwoba. Ahubwo kuki abantu mutikunda? Kuki abagore mutikunda? Society kana gushwana. Ari giye mu mbwira ibibazo ahangaha nkumva nabavutuka. Uba mu gahinda urarira wirgurira ngo ariko ngo sinasohoka mu nzu ngo ubusenga abaturanyi se ngo babona umugabo wanjye gari umwana mwiza ngo guse n'insoka bizagenda bite? Allo nuko ati rero mungira inama nkora iki? Ati nundi nditunze ndifasha. Ati nk'ubu ngubu inzu ishaka kubenze igihe tutishyura. Ati imitima yambanye ijana, ndi kwibaza mbigenze nembikore ne, ese wenda umugabo wanjye azahinduka, ese wenda za. Ati nyine mungira inama nkora iki? Ese nimfata abana nkabajyana sindi bemba bujije amahirwe kuri se? Ati yaba icyo kurya, yaba kwishyura inzu, yaba buri kimwe cyose gikenerwa mu rugo, even n'isabone, umugabo wanjye nta kintu agikora. Mungira inama guys, mumugira inama, murabizi ko icyo kintu twiyemeje, tumugira inama y'icyo yakora. Gusa sometimes abagore murambabaza kuko hari igihe mu manka ibibazo nkumva nimwe mwitera ibibazo pe n'ababeshyi. Simva uburyo wimenya kuva ku ikariso ukagera kuri padi, ukagura umuceri, ukagura amavuta, ukishyura inzu, ukagera buri kimwe. Umugabo wameze nk'umushyitsi mu rugo ukambwira ngo wabuze uko bigenda.
ubuze uko ubigenza kweri uracyifuza kwirugurira kurarurira. Hari igihe mumbwira ibibazo rwose nkumva murimo mumeze ukuntu barabaroze cyangwa